ugiye kumbwira warabibeshywe nande? Hari ibintu byambabaje muri iyi minsi, nawe mfite iminsi mbona ako simbivugeho. Urambwira warabibeshywe nande? Wabibeshywe nande ko iyo ugiye gusura ahantu uri umushyitsi, ko iyo bakubajije ko wahaze ko witaba kandi utahaze? Uzi biriya biryo ukuntu biba byabavunye utuma basubizayo kandi utanahaze sha, hanyuma ukarara wayura ibiryo babizarira ku meza ngo wahaze kandi utahaze, kandi nawe ubwo ujya ubikora. Reka tworoshye ibintu, njye sinkunda gukomeza ibintu ariko nubishaka ndabikomeza. Uwo muntu wabikubeshye ko basubiza ko wahaze kandi utahaze, mwandike muri komenti tumuhane ntazongera kubeshya abandi. Mwandike. Mbere nakubwiye ko najya nkomeza ibintu ariko iyo bibaye ngombwa ndabikomeza. Uwo muntu nutamwandika, hano hari ingufuri, turagufunga umunwa, ntabwo uzongera kuvuga ko wahaze kandi utahaze. Mwandike ibintu bitaraba bibi.